ba Friend Family TV tubashimira ubufatanye mukomeje kugenda mutugaragariza haba mu bitekerezo cyangwa se mu nyunganizi. Uyu munsi no munsi tugiye gukomeza ikiganiro cyacu, ariko mbere tubifuriza ko mu buzima buzira umuze. Ese muri no minsi yaguma mu rugo mwabyitwayemo gute? Tumaze iminsi turi mu rugo, tumaze iminsi tutabasha kugenda. Ese icyorezo cya coronavirus murimo mubyitwara muti? Murimo mukaraba intoki n'umuti mutawusize, ariko nanone hagati yanyu mugashyiramo intera. Niyo mpamvu rero kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze ari uko twakomeza kurwanya iki cyorezo, kandi twizera ko nk'abanyarwanda tuzagihashya tukagitsinda, ubundi tugasubira mu buzima busanzwe tukidagadura nk'uko bisanzwe, nk'uko twari dusanzwe tubikora. Rero uyu munsi nshuti bakunzi ba Friend Family TV tugiye kubageza n'ubundi ikiganiro twari twabararikiye ko tuzajya dukomeza, kuko kizajya kigenda gicaho buri wa mbere. Uyu munsi rero turaganira kuri bimwe twari twagiye tuganiraho n'ubundi, ariko tugaragazamo ibisubizo byadufasha kugira ngo tujye dusobanukirwa neza iki kiganiro, kandi bidufashe mu kugira ubumenyi tumenya cyane ko twifuza ko izi nyigisho dutanga zagira umumaro. Nshuti za Friend Family TV, nkuko twari twabasezeranyije n'ubundi ko ikiganiro cyaje kigenda gitambuka buri wa mbere, uyu munsi rero nabwo turabararikira gukomeza kugikurikirana, kandi n'indi misi izajya igenda kizakigenda kibageraho. Rero nkuko twari twagize ibyo tugenda tubabwira, hari ibibazo twari twababajije bigendanye n'ubundi n'iki kiganiro dutanga, cyane ko twari twabajije ngo ese hari ubwo waba ubana n'umugabo cyangwa se n'umugore mu rugo, mubana nk'umugore n'umugabo, hakaba hari umwe muri mwebwe ufite kamere mbi udashobora kwihanganira. Twari twabajije ngo ese ushobora kubyitwaramo gute? Tugera n'ubundi ku rubyiruko tubabaza ngo ese wari uzi ko mu buzima bwawe, mu rukundo ukunda, hari ubwo ushobora gukunda umuntu ufite kamere, ariko se uramutse ubonye afite kamere wabyitwara mute? Mwabana mute? Ese ni ngombwa ko mutandukana? Twongera kuvuga ngo ese wari uzi ko urukundo rushobora kuba kimwe nk'igice gikomeye gishobora kugira umumaro mu buzima bwawe? Nshuti rero, uyu munsi mu kiganiro tugiye gutanga uragenda wumvamo ibisubizo, uragenda ubonamo ibisubizo mu buryo bukoroheye, kugira ngo ujye urushaho kugenda ukurikira ibiganiro dutanga, ariko birushaho kukumvikanira neza, urushaho kubyumva neza, kugira ngo nawe nugira uwo wabiganiriza ugende umuha ingero zifatika, cyangwa se ugende umuha inyigisho zamufasha nk'uko nawe waba tarageze kugiraho umumaro. Uyu munsi rero turabiganiraho mu buryo burambuye, ariko twifuza ko ubyumva neza kandi ukabishyira mu mutima wawe, kuko bizagufasha mu gihe kirambye. Nshuti rero, reka tugire ibyo tubivugaho duhereye kuri ibyo bibazo twagiye tuvuga. Wenda duhere ku rugero n'ubundi rw'ababana mu rugo nk'umugore n'umugabo. Ushobora kuba umugabo wafite kamere mbi cyangwa se umudamu wafite kamere mbi. Ni ubuhe buryo ushobora kwitwaramo kugira ngo mubashe kubana hatabayeho gutana? Nkuko bijya bigaragara, abenshi birabananira bagafata umwanzuro uhubutse cyangwa se utanahubutse wo gutandukana, ariko birashoboka ko ushobora kuba badahubutse bitewe nuko harimo uwihanganye bikageraho bikamunanira. Ku rubyiruko bijya biboneka ko bo gutana birihuta cyane, kuko iyo inshuti mukundana ukabona hari ibyo ikora utanezerewe cyangwa se bitagushimisha cyangwa se bitakunyura, gutana bo baratana mu buryo bwihuse. Nshuti rero, nkuko twavuze ko tuzajya twifashisha igitabo cyitwa Imiterere ya muntu mu rukundo, ku ngingo yaho ya mbere ivuga kuri kamere ya muntu. Hari uburyo twagiye tubivugaho, ariko birashoboka ko waba utarumvisha ikiganiro cya mbere ukaba wakumva iki ngiki. Twavuze ko kamere y'umuntu ari uburyo umuntu abaho we azi ko ameze neza, nta kibazo afite, azi ko uko ateye kutabangamira abandi, ariko nyamara
mwamara kumenyana mwamara kubana nk'inshuti ugasanga hari ibyo afite, hari ingeso mbi afite utabasha kwihanganira. Twongera kuvuga ko kamere ari uburyo umuntu ateyemo, ariko we akaba azi ko uko ateye ari uburyo bwiza, ariko ari uburyo bwabangamira umuryango nyarwanda. Dutangeho nk'urugero, ushobora kubana n'inshuti tuvuge mu buzima busanzwe bw'abasore cyangwa se mu buzima busanzwe bwo mu muryango n'ubundi, ukaba ufite inshuti ariko ikunda ifite ingeso runaka utabasha kwihanganira. Hari ingeso tutabasha kugenda turondora bitewe nuko umwanya tuba dufite ari muto, ariko nawe nk'umunyarwanda uzi ko hari umuntu mushobora kubana akaba afite ingeso zitandukanye cyangwa se ingeso mbi utabasha kwihanganira. Urugero, utanga urugero rworoshye nko kuba umuntu akunda kubeshya. Hari umuntu ukunda kubeshya mu buzima bwe, ibyo avuze ugasanga arimo akubeshya. Nawe nshuti ukurikiye ikiganiro uzi ko hari umuntu ukubeshya, ibyo avuze byose agakunda kubeshya. Ese ubanye n'umuntu w'inshuti ukunda kukubeshya ntakoresha ukuri, ese uwo muntu mwakomeza gukomezana kubana nk'inshuti, cyangwa se birashoboka ko nawe wazagira ukajya nawe umubeshya? Urwo ni urugero dutanze kugira ngo bibashe kukumvira neza cyangwa se ubashe kubyumva neza, kugira ngo muri zino nyigisho ugende hari icyo nawe umbamo. Birashoboka ko hashobora kuba hari ingeso zikomeye nawe kandi uzi, nk'uko twagiye tubigaragaza mu gitabo twise Imiterere ya muntu. Twagiye tugaragaza ingero nyinshi, nukishaka gisoma uzagenda umenyamo byinshi bitandukanye, uko ushobora kubana n'undi cyangwa se uko ushobora kubana n'umuntu ufite kamere zigiye zitandukanye cyangwa se ingeso zigiye zitandukanye, uko mushobora kubana. Reka dukomeze n'ubundi tuvuga kuri izo ngero zitandukanye, cyangwa se tugende tuvuga kuri ibyo bibazo bishobora kugenda bigaragara, ariko wibuke ko turi kuvuga ku rubyiruko, ku babana inshuti mu nshuti. Wibuke ko tutaragera ku rugero rwo kuvuga ku mugabo n'umugore babana, twabanje ku rubyiruko. Ese rubyiruko, mu gihe ubana n'umuntu cyangwa se uhura n'umuntu kenshi ufite ingeso runaka, ese ni ngombwa ko mushobora guhita mutana? Oya, niko twabivuga, kuko gutana si wo muti, ahubwo hari uburyo mushobora kubana nk'uko twari twabivuze mu kiganiro cyabanje. Hari uburyo mushobora kubana ukamubwira ko uko ateye utakwishimira, ukamubwiza ukuri, ukamubwira ko imiterere ye, ingeso afite wowe utazishimira, kugira ngo niyumva koko ari ukuri azazikosore mukomezanye, kuko uwo muntu ashobora kuba inshuti yawe ari umunyamumaro kuri wowe. Birashoboka ko ushobora kuba hari ibyo umukeneraho nawe agukeneraho, bityo bikaba byiza umubwije ukuri, kuko nanone uhise umutakaza byakubera bibi kandi hari icyo wajya kumukeneraho. Kandi burya biba byiza umugabo ntugufasha mu bikorwa, ntugufasha mu bitekerezo. Burya abanyarwanda bo babivuze neza ngo nta mugabo umwe. Uwo ni umugani abanyarwanda baciye. Burya baba bashaka kuvuga ko umuntu ashobora kwifashisha undi bakagera ku byo bifuza bitabagoye. Reka tuvuge n'ubundi ku muryango cyangwa se ku mugore n'umugabo babana, mu gihe wabonye umwe afite ingeso ikomeye utabasha kwihanganira. Ese nk'uko twari twabibajije, ni ngombwa ko mwahita mufata umwanzuro wo kubana nabi cyangwa se wo gutandukana? Naho twavuga ngo oya, hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha kugira ngo ubashe. Reka tujye ku gice twakwita ku muryango. Twari tumaze kuganira ku rubyiruko, uburyo ushobora kwitwaramo mu gihe ufite umushuti wawe cyangwa se ufite inshuti mubana mu buzima busanzwe, ariko wabona ko afite kamere, bityo bigatuma hari ubundi buryo mwabana
mudatakazanyije, kuko nkuko tumaze kubivuga tuvuga n'uriya mugani tuvuga ko nta mugabo umwe, hari uburyo ufatikanyije na mugenzi wawe mwagera ku cyo mwifuza mu buryo bworoshye bitewe nuko mwakoranye cyangwa se nuko mwabyumvikanye. Ni ngombwa rero ko utakagombye gutakaza inshuti, ariko hari uburyo ugomba nawe kumuhindura, bityo bigatuma ava kuri ya ngeso mbi cyangwa se kuri ya miterere mibi utajya wishimira. Reka rero tujye ku muryango, tuvuge ku mugabo n'umugore babana mu rugo. Hari uburyo dushobora kuvuga, hari uburyo butanu tugiye kugaragaza bushobora kugufasha kubana n'umuntu ubona ko imiterere ye cyangwa se afite kamere itakunogera. Reka tuvuge tuti hari uburyo ugomba kubana nawe ariko ukitonda cyane. Reka tuvuge uburyo bwa mbere, kumenya neza uko ateye uwo mubana, ukamenya uko ateye, ukamenya ibyo yanga, aho ubwo ni kuri kabiri. Gatatu, ukamenya neza n'ibyo akunda. Kane, ugomba kumenya neza uko umuganiriza. Ibyo nibyo ugomba kugenda witondera. Ugomba kwitonda cyane, ukamenya niba bigukundira mu kumwihanganira uko ateye, cyangwa se kumwihanganira muri iyo miterere ye, cyangwa se kumwihanganira muri iyo kamere ye. Ubwo ni uburyo bugomba kugufasha kugira ngo ubashe kubana na wa muntu, kuko umuntu mubana nk'umugore n'umugabo ni umuntu mubana igihe kirekire, igihe cy'iteka ryose, niko twavuga. Nk'uko twabigaragaje mu gitabo twise imiterere ya muntu mu rukundo, iyo usomye ku ngingo yaho ya 10 hari uburyo ihavuga neza, ivuga ku mibanire y'abantu, ivuga ku rugo nyirizina. Nugishaka ukagisoma uzasobanukirwa cyane, kandi hazagufasha mu bundi buryo tutahise tuvuga hano, kuko ho habivuga mu buryo burambuye. Ubwo buryo tumaze kuvuga ni uburyo ugomba kwitondera mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kubana neza n'uwo mubana. Birashoboka ko kumenya uko ateye byakugora, ariko nta bundi buryo ushobora kumwihanganira utamaze kumenya ibyo akunda, icyo yanga, uko ateye, uko aganira. Ibyo bigufasha kumenya neza ngo ese umugabo wanjye akunda iki, ese umudamu wanjye akunda iki, ese yanga iki, kugira ngo bigufashe kumenya neza ko mubana. Nshuti za Friend Family TV, birashoboka ko ushobora kuba uri umusore uri kumva kino kiganiro, cyangwa se uri umukobwa, ariko ni byiza ko twese tucyumva. Ntabwo tuvuze ko cyumva abasore n'abakobwa gusa, ahubwo ni uburyo bwo gufasha umuntu wese, kuko gitanga inyigisho kuri buri wese. Rero haba umudamu, haba umugabo, ni byiza ko iki kiganiro tucyumva. Ese niba waba wacyumvishe wenyine ukifuza no kugikumbuza abandi, kuko izi nyigisho dutwifuza gutanga, dukomeza gutanga, ni inyigisho zifasha umuryango nyarwanda. Nshuti za Friend Family TV, nakongeraho nkakubaza ngo ese niba urimo kurikira iki kiganiro cyangwa se ugikurikira, ese hari ubundi buryo wowe wakunguka wabanamo n'umuntu ufite kamere mbi ikubangamira mu buryo nawe ubona ko bikubangamiye kandi bikuremereye? Hari ubundi buryo waba wumva birashoboka cyane, hari ubundi buryo wakwifashisha kandi bukagufasha. Ariko natwe ibi tukubwira ni ukugira ngo dufatikanye, tukwibutse ko mu gihe hari uwo ubana nawe utitwara neza, hari uburyo mwabana mudatandukanye. Nshuti za Friend Family TV, twakongeraho nko ku ruhande rw'urubyiruko,
bo biroroshye cyane. Hari abo tujya tuganira ugasanga we nuwo kugenda atesha abandi igihe. Reka tubigaragaze mu buryo bworoshye cyangwa se tubigaragarize utwumva. Hari urubyiruko rumwe na rumwe rwifuza kubana na bagenzi babo ari abo kugira ngo babature mu bibazo cyangwa se babature mu ngeso mbi zitakagombye. Aho nawe hari izo ugenda uzi, hari izo ugenda wumva. Aho ndavuga inshuti, hari izo ugenda wumva. Hari inshuti itakubereye umumaro, ahubwo hashobora kuba inshuti yaguteza ibyago. Ni byiza rero ko nk'urubyiruko tugomba kumenya neza ko iyo nshuti tugize cyangwa se tubana nayo ari inshuti y'umumaro, ari inshuti itujyana mu byiza, ari inshuti twungurana ibitekerezo, ari inshuti twungurana tujya inama zubaka, haba ku ruhande rwanyu cyangwa se ku ruhande rw'umuryango nyarwanda. Ese nabaza ngo inshuti mubana, cyangwa nkakubaza ngo ese mu nshuti ufite ubona ari iz'umumaro koko? Aho wakwisubiza. Ku ruhande rw'umuryango, tuvuge nk'umugore n'umugabo, hari uburyo mu ngo cyangwa se mu miryango, mu bo duturanye cyangwa se mu bo tubana, kenshi nakubaza ngo ese mu bo mubana, wowe mugabo cyangwa se mudamu, mu bo mubana ubona ari ingirakamaro ku rugo rwanyu cyangwa se mu mibanire yanyu bwite? Birashoboka cyane ko uwo mubana cyangwa se umuturanyi atakubera mwiza, ariko hari ubundi buryo bwagufasha cyane nk'ubwo tumaze kuvuga haruguru. Ushobora kubana nawe nk'umuturanyi akubangamira, ariko ukagira uburyo ubyitwaramo bitewe n'uko wasomye iki gitabo cyangwa se wumvishe izi nyigisho dutanga, bityo bigatuma umuturanyi wawe mubana neza. Ahubwo bikagufasha cyane kumenya uko umwitwaraho bitewe n'uko wamaze kumumenya neza uwo ari we. Si byiza ko nanone umuturanyi mwajya muhora mujya imbizi cyangwa se reka mvuge ngo mugirana amakimbirane kuko hari utakubaniye neza. Hari ubundi buryo nk'uko twari tumaze kubisobanura mugomba kubana, bityo bigatuma nk'abaturanyi ubana n'umuturanyi neza, kandi mukabana mwese mufatikanya mu bikorwa bitandukanye, nubwo hataburaho ko hari uwa gufungana umutwe. Mu mvugo y'ubu y'iki gihe, gufunga umutwe mwese murabizi, cyangwa hari uwo wagira inama cyangwa se hari uburyo wamubwira ntakumve, ahubwo akumva ko we ashaka kubaho nka nyamwigendaho. Nshuti rero za Friend Family TV, twifuza ko twabana neza mu muryango nyarwanda, bityo bigatuma turushaho gufatikanya mu byo dukora, nk'uko dukomeza tugirwa inama n'ubuyobozi, bituma turushaho gufatikanya mu byo dukora, tukazamurana. Aho ubona mugenzi wawe yananiwe, wokifu, nk'uko dukomeza kubibasaba kandi tukabibashishikariza, twifuza ko iki kiganiro cyakomeza kugira umumaro ku muryango nyarwanda nk'uko dukomeza tubivuga. Ariko nanone nshuti mukunzi wa Friend Family TV, cyangwa se n'ucyumvishe bwa mbere, n'ubundi tugusaba ko ukomeza kudukurikirana cyangwa se ukomeza gukurikira ikiganiro. Ariko inkunga ya mbere cyangwa se gufashanya kwa mbere, nk'abanyarwanda tuzi ko umuco wo gufashanya ujya uturanga. Mbere ya byose kora subscribe, ukore share kandi ukore comment, kugira ngo urusheho kuba umwe mu nshuti z'umuryango. Tujye dukomeza kugenda dusangira iki kiganiro kandi tugisangiza n'abandi, kuko birashoboka ko umuturanyi wawe, nubwo tumaze kubyigaho n'ubundi, ko ashobora kuba abanye na mugenzi we nabi. Birashoboka ko inshuti yawe rubyiruko ishobora kuba ibanye n'inshuti ye nabi. Nk'uko twamaze kubivuga, hari igihe ujya ugira inshuti
ariko iyo nshuti ntibe inshuti muzakomezanya mu buzima, ikaba inshuti yo kugutesha umutwe. Bijya biboneka cyane, tujya tubyumva, njya mbyumva, hari abajya bampamagara bakambwira ati tugira inama bimeze gutya. Rero birashoboka ko iki kiganiro hari icyo wagifashisha abandi. Hari inshuti ugira aho kugira ngo ibe inshuti y'umumaro, ikaba inshuti yo kugutesha umutwe. Rubyiruko ubyibuke, hari igihe ukundana n'umukobwa cyangwa se ukundana n'umuhungu, ariko ntimukomezanye, ahubwo umwe agacanga undi, bityo bigatuma amusize ababaye. Rero hari uburyo bwinshi tuzajya tugenda tuganira, kandi bigufashe kandi bigukomeza umutima, kugira ngo n'ubundi mu gihe uza wongeye wasubiye muri rwa rukundo, uzabe uzi icyo ugiye gukora, uzabe uzi uwo mugiye kubana mu rukundo. Witonde cyane, ukomere kandi ukomeze ibyo uzaba ugiyemo bitewe n'iki nyigisho wagiye uhabwa. Nshuti, mudamu cyangwa se mugabo, ni byiza ko nawe nk'uko tubivuze ku rubyiruko, hari ubwo ushobora kuba uwo mubana cyangwa se umuturanyi mutabanye neza, ariko nk'uko tubivuga, nk'uko dukomeza tubivuga, ni byiza ko niwumva ubu butumwa cyangwa se niwumva izi nyigisho, bizagufasha kubana n'umuturanyi, kuko nanone umuturanyi wawe ashobora kukubera umuntu ukomeye mwiza wagufasha mu buzima, cyane ko iyo ugize ikibazo runaka, umuturanyi wawe ari we wa hafi wahita agufasha mu buryo bwihuse, cyangwa se nawe ukamufasha mu buryo bwihuse bitewe n'ikibazo umuturanyi wawe agize. Rero si byiza ko twabana duturanye duhanganye. Nshuti za Friend Family TV, turabasaba ko nk'uko dukomeza tubibabwira, iki kiganiro wagisangiza abandi, kuko gishobora kukubera ingirakamaro, cyangwa se na mugenzi wawe kikamubera ingirakamaro. Rero turimo dusoza, ariko ikiganiro byifashe gute mu muryango? Nk'uko twabibabwiye, ni ikiganiro cyubaka umuryango nyarwanda, kirimo ibice bitatu nk'uko twabibabwiye. Icya mbere habamo imibanire, kabiri iterambere, gatatu umuco. Ibyo byose niko tuzajya tugenda tubiganiraho, kandi twizera ko bizagira umumaro kuri sosiyete nyarwanda cyangwa se ku muryango nyarwanda. Rero ikiganiro byifashe gute mu muryango nakagaruka, tuzakomeza n'ubundi dukwiye tubiganiraho, kandi comment zanyu turazikeneye, n'inama zanyu mu buryo busanzwe, haba kuduhamagara nk'uko twagiye tubigaragaza, nabyo turabibifuzaho, kandi ni ingirakamaro ku muryango nyarwanda. Ntibivuze ko ari ingirakamaro kuri twebwe dutanga ikiganiro, ahubwo ni ingirakamaro ku muryango nyarwanda. Rero nshuti za Friend Family TV, dushoje tubashimira, kandi twifuza ko twakomeza kurwanya, nk'uko twatangiye tubivuga, twakomeza kurwana icyorezo coronavirus, tukaraba cyane amazi meza, dukoresha umuti wabugenewe hand sanitizer, kandi dusiga intera hagati yacu, hagati y'umuntu n'undi, ariko nanone tutibagiye kwambara agapfukamunwa. Nshuti rero za Friend Family TV, tuzi ko ibyo ngibyo mubikora, tubizi ko nko mu nshuti z'umuryango mutakwifuza ko iki cyorezo cyakomeza kuduherana, ahubwo byaba byiza tugitsinze vuba, tugasubira mu bikorwa byacu bitandukanye, kuko hari n'ibyo dukumbuye, twifuza ko byagaruka vuba, tugize gute dutsinze iki cyorezo. Rero mbashimiye ku bufatanye mukomeje kugenda mutugaragariza. Mwari kumwe na Aimable nk'uko bisanzwe, kuri kamera Mr. Erimana ameze neza, kandi twifuza ko tuzakomezanya. Mugire amahoro y'Imana.